Muraho neza, ikaze kuri Vita Nest Health, aho tuganira ku buzima bwiza bushingiye ku bumenyi bwa siyanse ndetse n'inama z'ubuvuzi. Vita Nest Health. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi cyane ku babyeyi batwite ndetse n'abandi bateganya gusama. Kurya neza, gusinzira neza, imitozo ngororamubiri buri munsi, amazi yahagije. Iyo ngingo rero akaba ari ibintu 10 umwana uri mu nda akenera ko umubyeyi yirinda kugira ngo akure neza kandi avukire mu buzima bwiza. Twige twese tumenye byinshi, dufate ingamba zo kwirinda. Ubumenyi ni imbaraga, ubuzima ni impano. Twabibutsa ko igihe cyo gutwita ari igihe umwana aba akura cyane, bityo ibyo umubyeyi akora cyangwa yirinda bishobora kugira uruhare rukomeye ku buzima bwe n'ubw'umwana. Inama zizewe ku buzima n'ubuzima bw'umugore witabwaho, kwimenya, kwisuzumisha no kwitaho ni intambwe iganisha ku buzima bwiza. Muri iyi video rero tukaba turareba ibintu 10 umugore utwite akwiriye kwirinda, impamvu ari ingenzi kubyirinda, ndetse n'akamaro ko gukurikiza inama z'abaganga. Mu kanya rero turaje dutangire n'igice cya mbere. Gutwita no kuboneza urubyaro, twige tubaze dusobanukirwe, ntitugendere ku bihuha, tuhitemo amakuru yizewe. Ubuzima bw'umugore ni ingenzi. Turagarutse rero ngo dutangire n'igice cya mbere, ariko dusaba wowe ukigera hano bwa mbere utarakora subscribe ko uyu ari wo mwanya wo kuba wayikora, ndetse nawe usanzwe warakoze subscribe kuba wakora like no kuduha comment, ndetse ukaba wanasangiza iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi. Igice cya mbere rero ni ukwirinda kunywa inzoga. Nta rugero rw'inzoga rwemejwe ko rufite umutekano igihe utwite. Inzoga zishobora kubangamira imikurire y'ubwonko bw'umwana, guteza ibibazo byo kwiga no gutekereza nyuma yo kuvuka. Kandi inzoga zishobora kongera ibyago by'ibibazo by'imikurire. Ahanga ugomba kubyumva, inzoga zongera ibyago by'ibibazo by'imikurire, umwana gukura bikaba ikibazo, ugasanga umwana afite ibibazo mu mikurire ye, ukayoberwa aho byavuye, ariko utibuka ko byatewe no kunywa inzoga igihe wari umutwite. Kubera iyo mpamvu rero ni byiza kutanywa inzoga igihe cyose utwite. Ubuzima ni impano. Vita Nest Health, turi kumwe nawe mu rugendo rwo kubaho neza. Igice cya kabiri turasangamo irinde kunywa itabi ndetse n'imyotsi yabyo. Itabi n'imyotsi yaryo bishobora kugabanya umwuka mwiza n'intungamubiri bigera ku mwana. Ahangaha iyo tuvuga umwuka mwiza nibyo twita mu Gifaransa oxygene. Ugasanga umwana uri mu nda nta oxygene imugeraho. Ibyo bikaba bishobora gutera kuvuka adashyitse, kuvuka afite ibiro bikeya, ndetse n'ibibazo by'ubuhumekero nyuma yo kuvuka. Niba unywa itabi rero, ganira na muganga aguha ubufasha bwo kurireka. Twige tubaze dusobanukirwe, ntitugendere ku bihuha, tuhitemo amakuru yizewe. Ubuzima bw'umugore ni ingenzi. Igice cya gatatu, ntugafate imiti utabanje kugisha inama muganga. Hari abantu bafata imiti cyangwa inyunganiramirire bibwira ko nta kibazo zateza. Nyamara hari imiti ishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda. Buri gihe rero nakugira inama yo kubanza ukabaza muganga, cyangwa umuforomo, yewe ukaba wanabaza n'umuntu ukora muri farumasi. Aha kandi nakubwira ko imiti iboneka nta nyandiko wahawe na muganga, atari ko buri gihe aba ari ngombwa.
Igice cya kane turahasanga ko ukwiye kugabanya kafeyine nyinshi. Kunywa ikawa cyangwa ibindi binyobwa birimo kafeyine nyinshi, ibi bishobora kugira ingaruka iyo birengeje urugero. Kunywa ikawa nyinshi, kunywa ibinyobwa bya energy drinks, icyayi gifite kafeyine nyinshi. Inama hano umuntu yakugira ni uko wabanza ukabaza muganga ingano ikubereye kugira ngo ugume ku rugero rwizewe. twige tubaze dusobanukiwe ntitugendere ku bihuha duhitemo amakuru yizewe ubuzima bw'umugore ni ingenzi. Igice cya gatanu turahasanga ko ukwiye kwirinda ibiryo bidatetse neza. Ibiryo bimwe bishobora kuba birimo udukoko dutera indwara, by'umwihariko inyama mbisi, amafi adatetse neza, amagi adatetse neza, amata adatunganijwe. Inama rero, teka ibiryo neza kandi wubahiriza isuku mu gihe utegura amafunguro. ubuzima bwiza butangirira ku mahitamo meza twige twese tumenye byinshi dufate ingamba zo kwirinda ubumenyi n'imbaraga ubuzima ni impano. Igice cya karindwi turahasanga ko ukwiye kwirinda gukora imirimo ivunanye cyane. Nubwo gukora imyitozo yoroheje bishobora kuba byiza ku bantu benshi batwite, gukora imirimo ivunanye cyane cyangwa guterura ibintu biremereye bishobora kutaba byiza kuri bamwe. Gerageza kuruhuka bihagije, gusaba ubufasha igihe ubikeneye, ndetse no gukurikiza inama z'umuganga wawe. Ukwezi k'umugore gutwita no kuboneza urubyaro twige tubaze dusobanukiwe. Igice cya munani turahasanga ko ukwiriye kwirinda imiti y'uburozi n'ibinyabutabire bibi. Irinde guhura kenshi n'ibintu bishobora kugira uburozi. Urugero, hari imiti yica udukoko, imiti ikomeye isukura, amarangi cyangwa ibindi binyabutabire bifite impumuro ikomeye. Niba ugomba kubikoresha, banza ubaze inzobere kandi wambara ibikoresho birinda umubiri. ubuzima ni impano vitane selfie turi kumwe nawe mu rugendo rwo kubaho neza. Igice cya cyenda turasanga ko ukwiye kwirinda stress cyangwa se guhangayika kandi ukaruhuka bihagije. Stress cyangwa se guhangayika bikabije bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umwana. Bityo rero gerageza usinzire bihagije, ukora imyitozo yoroshye muganga yakwemereye, ganira kandi n'inshuti ndetse n'umuryango. Ufate n'umwanya wo kuruhuka bihagije. Inama rero, kwita ku buzima bwo mu mutwe ni kimwe no kwita ku mwana. twige tubaze dusobanukiwe ntitugendere ku bihuha duhitemo amakuru yizewe ubuzima bw'umugore ni ingenzi. Igice cya 10 nicyo cya nyuma, turasanga ko udakwiye gucikwa na gahunda zo kwisuzumisha. Kureba muganga buri gihe ni ingenzi cyane, kuko kwisuzumisha bifasha gukurikiranira imikurire y'umwana, kumenya ibibazo hakiri kare umwana yaba afite, ndetse no guhabwa inama zijyanye n'igihe utwite. Inama rero, ntukirengagize gahunda zose muganga yaguhaye. ukwezi k'umugore gutwita no kuboneza. Tugeze ku musozo rero, ariko ntitwagenda tutakwibukije ko kwita ku buzima bwawe ari bwo buryo bwiza bwo kurinda ubuzima bw'umwana ndetse nawe ubwawe. Ibuka ibi bintu 10 twaganiriyeho. Ku mwanya wa mbere twasanze ko ugomba kwirinda inzoga. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga ko ukwiriye kwirinda itabi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga ko utagomba gufata imiti utagishije inama muganga.
Ku mwanya wa kane, gabanya kafeyine nyinshi. Ku mwanya wa gatanu, rya ibiryo biteguwe neza. Ku mwanya wa gatandatu, irinda ibiyobyabwenge. Ku mwanya wa karindwi, irinda imirimo ivunanye cyane. Ku mwanya wa munani, irinda ibinyabutabire bishobora kugira uburozi. Ku mwanya wa cyenda, cunga cyangwa se wirinde guhangayika stress, kandi uruhuke bihagije. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma, ujye witabira gahunda zo kwisuzumisha kwa muganga buri gihe. ntitugendere kubihuha duhitemo amakuru yizewe ubuzima bw'umugore ni ingenzi ubuzima bw'umuryango burabushingiraho twiteho uyu munsi ejo hazaza habe heza. Icyitonderwa, turabibutsa ko izi nama zidasimbura ubujyanama bwa muganga. Buri gihe jya ugisha inama umukozi w'ubuzima niba hari ikintu kiguhangayikishije igihe cyose utwite. Niba wakunze iyi video rero, yisangiza abandi babyeyi n'abateganya kubyara. Andika muri komenti inama wabonye ari ingenzi kurusha izindi. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya Vitanest Health, kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro bishingiye ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Mwakoze cyane rero, mwari kumwe na Bueno Yves. gutangirira hano Vitanest Health ubuzima bwawe agaciro kawe